Umusaza bamwita Jean Marie Vianney wanze kuta awanze no sinja nota Jean Marie Vianney umwana wakiniye Mbonyumutwa ne President wa mbere w'igihugu cyacu President du Rwanda tutireke tipe nazanyira rwigema mu mbaraga Paul Kagame imbuga ikinyarwanda cyangwa mvuga ngo igifaransa uru icyuzi cyane ni iki icyuzi cyane igifaransa na kinyarwanda ntabwo nkizi neza dukoresha kwirinda tugakoresha kapoma umwana wo gukaraba tugakoresha natutse hakurya ndabyo kugira isuku mvuge amakuru ni neza biracamo neza nta kibazo turapipurumwa rwose je konta kikonta iri konta nous sommes konta vous êtes konta vous avez compris la langue de français voilà le mot dire non ça continuez. Yes, mwamubonye ni umusaza wo mu kagari Karemera aba ibintu byagaja cyane mwamubonye niwe turi kumwe umusaza bamwita Jean Marie Vianney wanze kuta awanze no sinja nota Jean Marie Vianney umwana wakiniye Mbonyumutwa ne President wa mbere w'igihugu cyacu waramukiniye bigenda namukiniye ndi kumwe na muragize twabukira haramo abakara continuez la langue de France le deuxième président de la République du Rwanda s'appelle Kayibanda. Le troisième président de la République du Rwanda tikeke ikirere cyane n'abagome n'abagambanye cyope. Le troisième président du Rwanda ndakoze ukari batandatu kandi mujye bifata neza bajye bifata neza ndavuga nk'ibintu bigomba kugira n'abandi bakabika ku mama mwatendereye imbuga ikinyarwanda cyangwa mvuga ngo igifaransa uru icyuzi cyane ni iki icyuzi cyane igifaransa na kinyarwanda ntabwo nkizi neza rero français le troisième président de la République du Rwanda s'appelle ikinani cyane n'abagome n'abagambanyi ari bakubise kuri deta le troisième président du Rwanda s'appelle President notre monsieur mon président le quatrième président du Rwanda s'appelle Bizumung président Tibagateganya le 16e président du Rwanda c'est-à-dire que tipe nazanyira rwigema mu mbaraga Paul Kagame none tuzarwubaka tugire nka paradizo ku isi yose tuzarwubaka vous avez compris la langue de français tu comprends ikindi kibazo mwaba mukeneye mu byerekeye ibyo umuntu mwamutemera n'umuntu mukuru ni nk'ikihe iyi ni televiziyo uriho twifuje kugusura rero kugira ngo tuganire nawe mu by'ukuri ubuzima bw'Iremera mubayeho muti ubuzima bw'Iremera tumerewe neza ariko harimo abagenda bwiba n'ubutindi buri cyane muri Iremera kuko barafite agashyari kenshi bakareba umuntu nyine bakamusubiza inyuma ariko ugasanga nyine harimo akantu k'ubujiji ngo rwanya ubujiji rubyiruko rw'u Rwanda u Rwanda ni urwawe ruzagirwa nande n'amaboko y'abana banyu rwanya ubujiji. Hanyuma coronavirus urayizi coronavirus ndayizi rwose bakanga mu twakira ariko iyo zabaho na kera izo ndwara nk'izo zamyeho umva na kera zamye ariyo shyamanya y'amajyambere kugira ngo twige twajya cyangwa no ndayizi nyine ko tuzayirwanya
Niki mukoresha noneho nk'abaturage biremera kugira ngo corona mubashe kuyirwanya cyane cyane ko muturiye imipaka nirihe banga mukoresha kugira ngo ritabasha kugera kuri mwe ku buryo bwimbitse cyangwa se ku bantu benshi kugira ngo itakoresha ku buryo hano ku mupaka wa Remera akagari bamba umudugudu wa Kivugiza dukoresha kwirinda, tugakoresha kapfukamunwa no gukaraba, tugakoresha natubikira hakurya ndabyo kugira isuku. Ubu iyo ugiye mu gasantere urakaraba? Iyo ngiye mu gasantere ndakaraba, kandi nanone bikaba nyine kubera nyine n'itegeko nyine ry'umukuru w'igihugu cyacu yaduhaye. Agapfukamunwa se? Agapfukamunwa nako ugakoresha naho ugakamesa ukarinda kugatera n'ipasi waba utagafite ukiyaranja. Ugashyiraho nk'uwo mupira se? Oya ntabwo ugomba gushyiraho umupira kuko umupira ntacyo utanga, ahubwo usanga urimo sare umwanda. Ikindi cya kabiri ugere Nyakabwana Diana agenda mfite hano muri Remera ndarwara imbaraga zakaje kugenda kwa jirasha kandi bose niko agahenda mfite dore niwanje ariko ngo kuko ndumwe ngo kaba ndumucitsi wakizaga ngo bakwiye kumena. Ubwo ariko byo sinabihora kandi neza ntakwitangirira. Abasirikare barampandura abaturage bose ndetse iwanjye ku buryo hashyira isuku. Muri make ubuzima bumeze neza kuri via? Muri make ubuzima bumeze nabi kubera imbaraga, n'ubundi bumeze nabi bumeze neza kuko nyine nkamwe tubaganira muri abana bacu kandi nkaba nanisaziye. Ubundi muri make ubuzima kuri Nyakabwana wenyine niwe mu kagari Karemera ufite umwizero mukeya kuko abana namubwira ngo kiro cy'imbaraga kirakubanga kandi hiranywa amavuriro kandi nyine namwe murebana kandi bakwemera ariko ari umwe kubera umukungugu w'inzu yewe nyine. Iyo baguhanduye ni iki kuki batagufasha ku buryo wenda baguhandura bigahita bikira? Nta miti bajya baguha? Nta miti, imbaraga zihanduwe katatu. Abasirikare barambere baraje barazihandura. Ejo bundi abanyabuzima nubwo niyo namwe mwagenda mukajya mukareba ahubwo indenge nuko idafirikiye none kikaba gikungugu nyine unabyumva nyine naho ubundi ndugupfa zirapfa. Ariko nawe ubutaha uzagerageza ushireho akawe ku buryo zikira? Ntagerageza icyo ntwara mu gatundo aho zumva malade de shikira mu biriya mikorobe cyangwa mvuga nk'undi nyine ikinya. Imbaraga cyane ikintu cy'umwanda n'ikintu kitatera indwara ngo cyambuza kujya gukora bego kirambuza kubera kuko nshaje. Ni ibintu nyine umuntu wibyiraranje nyine ukindugura. Ntabwo ari byo abarozi baroga. Nizere ko mwamubonye rero umusaza twari kumwe bamwita Nyakabwana Vianney, ni umusaza w'Iremera ufite ikibazo mwabyumvishe kandi ndakeka ko ubuyobozi bw'umurenge wa Ruheru bugiye kukufasha kugira ngo izo mbaraga sazikire, sibyo? Baramfashije ku murenge wa Ruheru n'umushaka mbatura karimbo nta kibazo kaje kagenda nta kibazo katagashira ku mikoro akarimbo mbatuye murenge wa Ruheru ngaka. Abayobozi b'umurenge wa Ruheru turi beza cyane. Icya mbere cyo basaza baho bamwe barafata bakamererwa neza. Umurenge utaha inkotanyi umurambo ukwiye intore ni Ruheru ukundi w'igihe maze icyagusetsa nuko wahagera ugashishoza ugahebuza uti nibyo abahire baritangiye mbakubwire kandi ntijisha basa bose n'inkotanyi bana b'urugero banyagikundi nimuhuze nimurege nimucyaze impundu zivuge dore umwitangirizwa mwana w'igihande nyabose uramenye ntuhige n'umwana wo muri Ruheru turasesuye byanogeye imfura ari opa turabahizi koko turabahizi
arakina umushaka. Yes, mwamubonye rero usibye no kubasetsa ni n'umuhanzi umusaza turi kumwe hano kugira ngo tumugereho byari ibintu bikomeye cyane ariko twamugezeho yadusekeje yatuganiriye kandi nakeka ko ibintu bigiye kumera fresh cyane. Wowe komeza ukurikirane Cobra Media TV kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Uzave kompre. Ninde usuhuza se? Ninde muntu usuhuza? Muri Ruheru aha nta kibazo ahandi hose ndakeka barakubona. Bwa mbere ndashuhuza gukinira ubangura twiganye akaba ariho ubundi ngasuhuza bene na kereti bose aho bari kuko twebwe abarwanashyaka b'igihugu cy'u Rwanda aho uko twagikoreye nk'uko karimbo tuvanire Mbonyumutwa oya wambe karahagije ari inzira nyinshi keretse ko waririmbira perezida ubu ngubu Kagame ntako mwamuririmbiye se ngo akaba ari ko uturamo kucyongera ntamaka reka twebwe turamere yemwe bantu muri hano nimwiyumviriye imihigo y'abahungu bo mu Rwanda abahungu bahuga ishyaka ntimutinye ishyaka ryacu hari inzovu batinyira amaboko ruticisha imihigo y'ingenzi arategeka ngo habe amahoro. Ngaho rwaranisha reka tugushimire muze nanjye ndabashimiye murakagire ubwizere buhintu ubutaha tuzongera ni tugaruke tugusure tugere no mu rugo mwebwe umwahageje ngaha kandi cya kabiri nyine tugere no mu rugo ikindi kibazo mfite se nagitura cy'ibyuma se cy'iyi comparative y'amashyirahamwe kaza duhemba niyo nzareka tiko bimeze se icyo ngicyo nitwagera ku murenge niho turi kujya nacyo turakibabwira kugira ngo twumve ko twagejeje nimugera ku murenge ati uwo musaza kandi bamushyiriye ikigega munsi y'urugo baramuzanaho ibintu kimwe ari cya turo atari ko namwe murebe ati ntacyarabona rero ati mukwiye kuba mwamwica ariko cyane cyane ndabashimiye umurenge wa Ruheru. Urakoze cyane ubutaha tuzasubira cyari kumwe nyine mu bisunika cyane bigende bigereyo bigere nyine sawa urakoze ntabwo kandi ukanteza guterwa kandi nabwo murabyumva mwaba Paul Kagame pe mu Rwanashyaka w'igihugu cyacu cyane rwose namwe murakoze kandi ako mutangiriye namwe kandi murabibona.